bivuga ngo umuntu ashobora gusenga amasengesho y'iminsi 3 asaba Imana perime, ariko akaba atasenga n'amasengesho y'iminsi 2 abwira Imana ati zipridasi ngendana mu ikofi, ubu busambanye bwa buri munsi Imana bunkize ndakurahiye. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Reka tubanze dusenge dushimira Imana kandi dusabe n'Imana kugira ngo idufashe muri uyu mwanya, kuko niwe mutera nkunga wacu mukuru muri iki cyigisho. Turagushimye nyaguhora ku ngoma Imana, tugushimiye gukomera kwawe kandi kwinshi, tugushimiye imbaraga zawe zitagira akagero, tugushimiye umugambi wawe mwiza kuri twebwe, tugushimiye urukundo udukunda, tugushimiye uyu munsi uduhaye, tugushimiye iri joro aya masaha utwongeje, kandi tugushimiye ko uyu munsi uduhaye hari abo wawimye, kandi Mana tugushimiye ko uduhaye atari ugukiranuka, ahubwo uduhaye kugira ngo abantu bisubireho kandi bisubiremwo. Niyo mpamvu senze kugira ngo ushyigikire ijambo ryawe muri nge. Mwami nemeye kuba kanwa kawe, ujye urangururira muri nge nanjye ndakwemereye, ujye uvuga ibyo ushaka, sinkavuga ibyo nshaka, sinkavuga ibyo bashaka. Mwami wamamare n'abantu baramamaye, ni wamamare n'ibitagira umumaro biramamara, ni wamamare mu isi no mu ijuru, ni wamamare mu Rwanda no mu mahanga, ni wamamare mu bakomeye n'aboroshye, ni wamamare mu bize n'abatarize. Mana ni wamamare mu bakijijwe n'abadakijijwe, izina ryawe ni ryamamare. Ndashaka ko wamamara Mana, nanjye ndasamye, vugira muri nge, ndadidimanga, ntago nzi kuvuga, sinzi gutandukanya ibyahishuwe n'itangiriro, ntago mbizi, ariko iyo mpaye kuvuga ndavuga. Nanjye ndakwinginze ngo nunshyigikire kandi ubane nanjye, unyuzuze imbaraga z'umwuka wera, kandi Uwiteka uwicara impande zanjye kugira ngo nkoreshe iby'ubutwari. Ndagushimye, ufashe bene data bakurikiranye iki cyigisho, bahinduke kandi bahindurwe, ubimure ubatuze mu gihugu cy'umwuka, buri wese akubonereho umugisha mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi ndashaka ko twiga gutwerera imbuto mu gihugu. Imana yiguhaye agakiza ukava mu bya kera, ukimuka ikagutuza aho ugomba gutura, ugomba kuhaguma, twarabibonye. Ariko nubwo wahaguma ntago ugomba kurangara, ugomba gukiranukira mu gihugu cy'umwuka Imana yagutujemo, ugakomeza gukiranuka no gushaka imbuto z'umwuka. Uyu munsi rero nibyo tugiye kwiga. Turebe muri Matayo ibice byaho 5, duhere ku murongo waho wa 3. Hahirwa ab'imitima iboneye, hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abagwa neza, kuko aribo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abanyembabazi, kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo, amen. Aya magambo dusomye nifuzaga hano kuri uyu murongo w'umunani cyane, ngo hahirwa ab'imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Hanyuma tukimara kugera muri iki gihugu cy'umwuka, tugomba kuherera imbuto. Muri iyi mirongo tumaze gusoma, ibintu Yesu yagiye abwira abigishwa, yarababwiye ngo hahirwa ab'imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abanyembabazi, kuko aribo bazazigirirwa. Arongera ababwira ngo hahirwa abantu bafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Mu bintu Yesu yabwiye abigishwa, aya magambo Yesu ayabwira abigishwa bari mu gihe cyo gutandukana, Yesu agomba kujya mu ijuru, hanyuma abigishwa nabo bagasigara bakora umurimo inaha.
Yesu ari kwigisha aya magambo arimo kuganira n'intumwa ze, yari yaramaze kubarebera ibizababaho. Yesu aganira n'abigishwa yabamazemo amafemba y'iby'isi. Yesu aganira n'abigishwa yabamazemo amafemba y'ubutunzi bw'inaha. Mu bintu yababwiye, nawe uzasoma iki gice cyose uzumva, ntawe yigeze abwirwa ngo hahirwa ufite imodoka, ntawe yabwiye ngo hahirwa ufite inzu, ntawe yabwiye ngo hahirwa ufite akazi keza, ntago yigeze avuga ngo hahirwa ufite umugabo mwiza n'ufite umugore mwiza, ntawe yabwiye ngo hahirwa uwize amashuri menshi n'ufite icyubahiro n'uwicaye ku ntebe iteye ubwoba. Mu bintu Yesu yavuze, ijambo rikuru yaravuze ngo hahirwa b'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Niryo jambo shaka ko tuganiraho. Umaze kwimuka ugatura mu gihugu cy'umwuka, ugomba no gutunga umutima uboneye, ukerera imbuto mu gihugu. Ndashaka kuvuga kwerera imbuto mu gihugu cy'umwuka. Ubundi Yesu yabitsemo abigishwa, hari ibivumbikisho by'umwuka Yesu yabitse mu bigishwa, ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, ngo kandi hahirwa abarira kuko aribo bazahozwa. Burya niyo mpamvu intumwa za mbere n'abigisha ba mbere batandukanye n'abubu, bigishaga intumbero yabo ari ukugira ngo abantu babone ubwami, kandi bigisha intumbero yabo ntago bashakaga indamu n'izindi nyungu z'uyu mubiri, kandi inzira zabo bigisha bashakaga kuzambikwa amakamba, bashakaga kuzabana n'umwami. Ababwira ijambo rikuru, arababwira kandi ryiza, arababwira ngo hahirwa b'imitima iboneye. Niyo mpamvu bari abagabo bahuye n'ibyago n'amakuba ariko ntibamwihakana. Hari aho yababwiye ngo hahirwa bazarenganyirizwa ubutumwa bwiza. Burya nimba hari ikintu cyiza kibaho mu buzima, ni ukuba abantu baguhora kuri umukristo, abantu bakaguhora ubutumwa bwiza, bataguhoye amatiku, bataguhoye ko bagufatiye mu bagabo, bataguhoye ko bagufatiye mu bagore, bataguhoye ko weskrotse uri ibandi, bataguhoye kuri umwambuzi, bataguhoye ibyaha bitandukanye. Ngo hahirwa abahorwa ubutumwa bwiza. Imana nitugirire neza. Umutima uboneye rero tugomba kuwutunga turi mu gihugu cy'umwuka. Impamvu tugomba gutunga umutima uboneye, gukiranuka tukabishaka ijoro n'amanywa, nimba hari ibintu bikenewe muri iyi minsi n'imbuto z'umwuka, ni ugukiranuka. Imana ifite abaririmbyi benshi muri iki gihugu, abaririmbi z'Imana. Dufite abaririmbira Imana muri rege, muri zuke, mbese n'abisi basigaye bazihimba. Bivuga ngo Imana ntabwo ikennye abaririmbyi. Murebye amakorari yuzuye muri iki gihugu, ukareba abahanzi bari muri iki gihugu baririmbira Imana, ni benshi cyane. Ntabwo Imana ikennye abantu babwiriza ubutumwa. Ubu umuntu wese aramara kubatizwa agahita yagura Bibiliya ati ndi mutumishi wa Mungu. Ntabwo Imana ibuze abavuga butumwa, irabujuje. Ntabwo Imana ibuze abapasiteri. Umuntu wese niyo bishatse ahita byiyita bigakunda ati nge ndi pasiteri. Mbese buri wese afite ubupasiteri ku giti cye, babaye benshi. Bivuga ngo ifite abapasiteri benshi, ifite abapotre benshi, ifite abashumbakazi benshi, mbese abantu bashumbye, abantu b'abashumba ni benshi muri iki gihe. Bivuga ngo abantu biyitiriwe Imana b'abakozi ni benshi, ariko ikintu Imana ibuze mu bantu, ibuze gutunga umutima uboneye. Hanyuma kandi ikintu abantu birengagiza, Imana yacu ntibuze abayikorera, ntibuze abayivuga. Imana ifite ikibazo cy'imitima y'abantu, imitima iboneye. Imana irashaka ko abantu babonera. Kuvuga ubutumwa utaboneye ni uguta igihe. Mbese bavuga ngo ubu uri icyapa uyobora abandi aho utajya. Imana izagira umumaro ariko wowe uzabihomberamo. Kwitwa umuhanuzi udafite umutima uboneye, Imana izahagarara ku bitugu byawe ikwita umupfapfa, izaburira ubwoko bwayo ariko wowe uzabihomberamo.
kuba wayobora abantu inzira ijya mu ijuru wowe utajyayo, ntabwo Imana izahomba nibona abantu wazanye mu ijuru kandi wowe ugasigara inaha. Ariko wowe uzabuhombye kubwira abantu iby'ijuru wowe utabikurikiza. Bishatse kuvuga ngo umuntu bimugirira umumaro gukorera Imana ari uko afite umutima uboneye. N'ikintu Imana yishimira ntabwo ari uko abantu babwiriza bakagira amatitire runaka, bakabwiriza abantu bagafashwa, bakabashima cyangwa bakabagira ibyamamare cyangwa bakamera gute. Imana irashaka ko umuntu avuga ibyo akora, kandi Imana irashaka ko umuntu aba mu byazi. Gutunga umutima uboneye rero nicyo cyangombwa cyonyine kiguhesha gutura ku mutima w'Imana, nicyo Imana ikurebaho ikanezerwa. Niyo mpamvu dukwiye gutunga umutima uboneye, kuko iyo umuntu amaze gutura ku mutima w'Imana, gutunga umutima uboneye, ahita ahabwa ubushobozi bwo gutura ku mutima w'Imana. Iyo umaze gutura ku mutima w'Imana, biba bishatse kuvuga ngo nta kintu n'iki cyagushaka ngo kikubone kubera ko ahantu butuye ari kuri. Gutunga umutima uboneye ni urufunguzo rukwemerera gutura ku mutima w'Imana. Ndabisubiramo kenshi, kugira umutima uboneye ukawushaka ijoro n'amanywa, kandi kubonera ukabisengera kurusha uko usengera ibindi. Bivuga ngo umuntu ashobora gusenga amasengesho y'iminsi 3 asaba Imana perime, ariko akaba atasenga n'amasengesho y'iminsi 2 abwira Imana ati zipridasi ngendana mu ikofi, ubu busambanye bwa buri munsi Imana bunkize ndakurahiye. Ariko gutunga umutima uboneye ushatse wabishakisha kuruta ibindi uri guhiga. Amasengesho y'iminsi 3 wasengera perime, sinkubujije guyisenga, ingera si icyaha. Ariko kuba wafata yita turi gusaba Imana perime kandi uzi ko ubusambanye bwakurenze, icyo gihe urimo guta igihe. Banza ubwira Imana iguha umutima uboneye, hanyuma ibya perime bizaza nyuma. Kandi ntabwo Imana yaguha umutima uboneye ngo ikwime perime, kuko n'abadasenga barazigira. Birababaje aho umuntu ashobora kwirukanka yirwa asenga ngo afite ubushomeri, agasenga amasengesho y'iminsi 4, ndetse akavuga ati ngiye gufata inzira njya ahantu hatari abantu tubiziranyeho, akajya kuharyama iminsi 4, kandi afite icyaha cyamwizingiyeho mu buzima bwe cyo kunywa inzoga. Akaba atasenga yitatu cyangwa 2 ngo Imana imukize inzoga, ahubwo agasenga ati Imana ndi umushomeri. Birababaje ko ushobora gusenga amasengesho menshi ugira ngo Imana igutabare kuvane mu kaga, ariko ukaba utasenga amasengesho menshi ngo aguhindure utunga umutima uboneye. Ni nayo mpamvu buryo ushaka nkaryama nkayo, nushaka gutunga umutima uboneye bizakunda, kuko uyu mutima wushatse urawubona. Kuko iyo ufite icyaha cyakunaniye, ujya imbere y'Imana ukibabaza ukiyiriza ubusa ugasenga, ni ukuri kose Imana iruruka ikagutabara. Niyo mpamvu ushaka kukubwira ngo gusengera iby'ubu buzima ntabwo ari ikosa, ariko gusaba iby'umwuka, iby'umubiri n'iby'umwuka ntabyo ugira, ni ukubara nabi. Cyane ko mu bintu byazanye Kristo haje kugira ngo tubone ubugingo, hanyuma ibindi inyongeza ikazaza nyuma. Gutunga umutima uboneye, ndabigusubiriramo, nibyo byonyine biguha ubushobozi bwo kwiturira ku mutima w'Imana. Gutunga umutima uboneye nibyo biguha uburenganzira bwo gutura ku mutima w'Imana. Dore ikintu gikomeye, iyo wageze ku mutima w'Imana ntabwo ibyaha bikubahuka nka kwa kundi bigutegeka ngo ubusambanyi nibuze usambane, ubugome nibuze uhita uba umugome, umujinya nuze umurandura nzuze uhita uza kandi unasenga, ubujura nibuze uhita uba umujura, ubuhehesi nibuze uhita uheheta. Reka nkubwire, iyo utuye ku mutima w'Imana hari ugutsinda uhabwa, hari ukunesha uhabwa, hari imbaraga z'ibyaha utsikamira, hari imbaraga z'ibyaha ukontorora, hari imbaraga z'ibyaha utegeka, hari ibintu bitagutwara, hari ibintu bitakuyobora. Iyo utuye ku mutima w'Imana niyo isigara igenda itegeka iby'iminsi yawe n'ibihe.
iyo utuye ku mutima w'Imana, Imana ikugenda imbere nyine, hagira ibizi igahita ibikuraho. Burya niyo mpamvu hari abubwira ko hari ibyo udakora ntibemera, kubera yuko aho batuye habemerera gukora ibyaha. Ariko iyo utuye ku mutima w'Imana uhabwa intsinzi yo kunesha ibyaha. Niyo mpamvu nkwifurije kwimuka. Wamara kwimuka ukaguma mu gihugu, wamara kuguma mu gihugu ukerera imbuto mu gihugu cy'umwuka. Kwera imbuto, ukerera imbuto mu gihugu cy'umwuka. Umuntu ufite umutima uboneye ni umuntu Imana ikunda. Umuntu ufite umutima uboneye, umusore ufite umutima uboneye, Imana iramuzirikana kandi iramumenya. Umukobwa ufite umutima uboneye, Imana imuhozaho ijisho. Umugabo ufite umutima uboneye aba ari inshuti y'Imana. Umugore ufite umutima uboneye, Imana iramukunda. Bivuga ngo umuntu ufite umutima uboneye ni imari y'Imana ku isi. Burya Imana iyo kubona ufite umutima uboneye mu bantu, iyo kubonye irishima. Imana ishobora kukubona ufite ibipangu, ufite amamodoka, ariko itakubonana umutima uboneye ikabona nta kintu wibitseho. Imana ishobora kubona uri umukene nta mafaranga ugira, ariko yakubonana umutima uboneye ikabona yuko ifite umuntu ku isi. Niyo mpamvu burya hari igihe umuntu yicara ngo Imana se ko yampaye ubutunzi kandi ntasenga. Burya mu bintu Imana ishobora kuguhira mu ijuru ikabuguhura umupagani. Iguhaye amafaranga, kaguha imodoka, ikaguha inzu, kaguha umugore, kaguha umugabo. Burya iyo iguhaye ibyo, hatarimo ubugingo, hatarimo umwuka wera, hatarimo ijambo, burya iyo ikubonye ibona ntacyo yaguhaye. Burya ntacyo ufite, nta n'icyo yaguhaye. Ntuzongere no kuvuga ngo ubuse ko mbifite kandi ntasenga. Ufite iki se? Nkoye mbabarira umbwira ufite iki? Ubu kubitanye na kwasiteri hano hepfo ugakubitana nayo ugapfa utari bujye mu ijuru. Ubwo wambwira ko ayo mafaranga wari ufite akumariye iki? Ko amafaranga afite aho akora n'aho adakora. Niyo mpamvu tugomba gutunga amafaranga, tugatunga n'umutima uboneye. Hanyuma ndashaka kubwira abantu b'Imana ngo nimunyemerere duhirimbanire umutima uboneye, kuko Imana ifite abakozi bayikorera ijoro n'amanywa, ariko ibuza abantu bafite umutima uboneye. Imana iyo ubona umuntu ufite umutima uboneye, aho aba hose ijisho ry'Imana rimubaho. Kandi umuntu ufite umutima uboneye uhorana n'inzara n'inyota byo gukiranuka imbere y'Imana, ni umuntu ukomeye mu maso y'Imana naho yaba yarize make. Ni umuntu ukomeye mu maso y'Imana naho yaba mu manegeka. Ni umuntu ukomeye mu maso y'Imana naho yaba agenda mu kagare. Ni umuntu ukomeye mu maso y'Imana, ni umuntu ukomeye naho yaba ari incike nta miryango afite. Ni umuntu ukomeye naho yaba adafite uburanga. Ni umuntu ukomeye naho yaba arya gatatu mu kwezi. Aba ari umuntu ukomeye. Hanyuma nja kukubwira ngo wirirwe ushima Imana yuko yaguhaye congo, ushima Imana ko wari ushonje ukaba uri kurya, ariko mu mashimwe ugira imbere y'Imana ujye unatubwira ukuntu wari umusambanyi ukaba warabiretse, biratunezeza. Hanyuma tubwire ukuntu wari indaya ruharwa, Imana ikabigukuramo. Ibyo nibyo bintu binezeza Imana. Kuko hari igihe abantu bambwira ngo mbaho ubuhamya bwa kera ndi umusiramu. Ntabwo kuva mu basiramu b'umukristo ari cyo gikomeye, ahubwo kuva mu byaha ukaba umukristo nicyo gikomeye. Kuko dufite abantu bahinduye adresi, bahinduye adresi ariko ntibigeze bahinduka. Kuba wahindura adresi se ukavuga ngo wari umugaturika none wabaye umurokore, ngo uri umurokore, ibyo ngibyo nta kintu bivuze. Ngo hindura ariko unahinduke. Abantu bahinduye adrese birababaje cyane. Abantu bahinduye adrese bajyaga banywera inzoga mu bubari, none ubu baje kuzinywera mu nsengero. Abantu bahinduye adrese bajyaga baba indaya bakajya gutegera kuri 40 no mu Migina n'ahandi, ariko ubu ngubu basigaye indaya zo mu nsengero. Birababaje, biteye n'agahinda. Ntabwo rero guhindura adrese ari byo, ahubwo guhinduka nicyo kintu gikomeye. Aho wavuye ntabwo ariho hakomeye mu idini wabagamo, ahubwo ibyo wavuyemo ibyaha wakoraga nicyo kibazo. Imana ibahe gutunga umutima uboneye.
ibyo kutubwira yuko uri icyamamare mu nzu y'Imana, ngo ufite titre runaka, ngo wahawe promotion, ugira titre runaka ubi icyamamare, ariko umutima wuboneye ntuwusige. Ubu muririmbyi nakubwira ute iki? Ujye watona uhogoza uririmbe neza, ijwi ryiza ni ryiza. Ubu umuhanzi uririmba ku giti cyawe, ariko umutima uboneye ntuwusige. Uhanura uvuge mu ndimi bisohore rwose, nakubwira iki? Ariko umutima uboneye ujye uhanura nawe uwufite. Ubwirize bahinduke bakizwe, ariko ubwirize ufite umutima uboneye. Bakubahe mu rusengero ni winjira, hari ahantu ubona umuntu yinjiye ukagira ngo ni Imana yaho, ugasanga bamuhaye icyubahiro kuruta icy'Imana. Wenda bazakiguhe bajya banaguheka mu mugongo, sinkubujije, ariko icyo uri cyo cyose tunga umutima uboneye, kuko umutima uboneye nicyo kintu kiduhuza n'Imana cyonyine. Reka nkubwire, nta kindi Imana ishaka ku bantu bayo nuko bagira uyu mutima uboneye. Icyo uri cyo cyose ukaba cyo nyuma, ariko wamaze gutunga umutima uboneye. Ngomba kubabwiriza iri jambo ngo nimubonere, nanjye uyu mutima nkutunze. Ngomba kukuyobora kujya mu ijuru, nanjye ndi kujyayo. Ngomba kukubwira guhinduka, nanjye narahindutse. Ku buryo nkubwira ngo Imana izaguhana nudakizwa, hanyuma nanjye nkibwira ubu mba mbizi neza, ngewe ntinya Imana nkaho yigeze impana. Imana ndayitinya, ngewe Imana ndayitinya. Ahubwo hari abantu badatinya Imana. Noneho muri iyi minsi biri kuntera ubwoba. Njye nibaza ngo ko mwese mubizi ko tuzitaba Imana, kandi igihe tuzagendera ko ari ikizi. Ubu ni njye mvuga ngo ibyaha muri gukora, ngo murakora imirimo y'Imana mukayikorana ibyaha, umunsi yaguhamagaye uzajyahe? Nkwifurije gutunga umutima uboneye. Kandi reka nkubwire, amasengesho wasenze umara gukizwa, uri kubwira Imana ngo niguhe ibisubizo by'uyu mubiri, iyo uyatungamo umutima uboneye, ukayasabamo umutima uboneye, nibura wari kuba ukirindira igisubizo cy'Imana ariko ufite n'umutima uboneye. Kuko burya ushobora kwicara utarabona akazi ariko ukicarana umutima uboneye. Amina. Ushobora kwicara ntawe urakubaza izina wa mukobwa we, ariko ukicarana umutima uboneye nta kibazo. Amina. Nibyo. Ushobora kwicara ukicara mu manege akayenda no kugugwaho, ariko ukicarana uyu mutima uboneye nta kintu bitwaye. Ushobora kwicarana uburwayi budakira, abaganga barananiwe, ariko ukicarana umutima uboneye nta kibazo. Nukuri ntacyo bitwaye. Ushobora kwicara ntawe ugukunda, ntawe ukwitayeho, nta muntu ukubaza kuko bwije nuko bwakeye, ariko ukicarana umutima uboneye nta kintu bitwaye. Uyu mutima ni imari, uyu mutima ni ikintu gikomeye. Niyo mpamvu ushaka kukubwira ngo amasengesho wasengaga usaba ibindi uyarambitse hasi, banza ubwira Imana ngo niguhe umutima uboneye. Igikubona muri uyu mujyi wa Kigali urimo abakozi bababaje Imana, Imana igikubona ufite umutima uboneye. Mu bagore bababaje Imana muri uyu mujyi bakora ibyangwa n'Uwiteka kandi baritiriwe inzu y'Imana, igikubona n'umutima uboneye. Mu bahanuzi bayirakaje, mu bavuga butumwa bayibabaje, mu bayobozi bayibabaje, igikubana n'uyu mutima ni ikebuka bayirakaje, ni gukebuka ikwishimire. Ugira uyu mutima uboneye, kandi iyo uza kuwushaka kera uba warawubonye. Nkwifurije gutunga umutima uboneye. Iyo ufite umutima uboneye uba uri igishoro cy'Imana. Iyo ufite umutima uboneye Imana ikwigishirizaho abantu. Iyo ufite umutima uboneye, iyo abantu bakugezeho bagukomereraho. Iyo ufite umutima uboneye uba uri ibigega by'Imana ihunikamo ijambo ryayo n'umwuka wera. Iyo ufite umutima uboneye Imana ishobora kugutumika kugirira icyizere, ikagutuma kandi ikabizi ko uzanayitumikira. Nkwifurije gutunga umutima uboneye. Umutima uboneye. Hanyuma iyo umaze gutura ku mutima w'Imana, reka rero nkubwire, hari abantu benshi bajya bibaza iby'abantu basenga. Uwitwa Paulo niwe wavuze ngo dukwitwa hasi ariko ntidupfa. Ubundi ahantu dutuye honyine abantu benshi bibaza ibyacu. Ndumva nishimye. Hari abantu bajya bibaza ibyacu, bakibaza iby'ubuzima bwacu, bakibaza iby'imibereho yacu,
bakibaza ngo n'amaherezo yacu. Ariko twebwe bitewe naho dutuye ku mutima w'Imana, ntabwo twibaza ibyejo, ntabwo twibaza ibyejo bundi. Nubwo amakuba n'ibyago bituzengurutse impande zose, ariko ibyejo n'ibyejo bundi ntabwo bitureba. Umuntu bireba ni Kristo, kuko dutuye ku mutima we. Iyo utuye ku mutima w'Imana uritsamura rimwe gusa, Imana ikakubwira iti kirabaho naho utabona ubikubwira hafi. Amina. Iyo ubabaye hari ijwi rikubwira ngo humura, ugahita wishima, nta muntu runaka uje ngo aguhumurize. Iyo uri mu ntambara utuye ku mutima w'Imana, wumva ijwi rivugiye muri wowe, si ngombwa umuhanuzi rikubwira ngo nubwo uri mu ntambara nzazigukuramo. Iyo ugeze mu biteye ubwoba, ijwi ry'Imana riragutinyura, kubera ko utuye ku mutima w'Imana. Iyo utuye ku mutima w'Imana ndumva ndi kwishima. Imana ikumenyera iby'imbere utarabigeramo. Haleluya. Niyo mpamvu burya wahombye bakagira ngo ugiye gukena bwakikwice, ariko bategereza ko ukena barabibura, bategereza ko ubura umwenda barabibura, bategereza ko unanuka barabibura, bategereza ko abana bava mu ishuri barabibuze, barategereje amaso ahera mu kirere, aho kugira ngo babone usara wiruka ku musozi, babone Uwiteka agenda kugirira neza kandi utagikora. Nukubera aho utuye. Hanyuma nutahatura rero, hari abadayimoni babiri njya mvuga mu buhamya bazica abantu badatuye ku mutima w'Imana. Umudayimoni wo gusara no kwiyahura, mumutegereze. Mureke mbabwire ikintu mbakundira, ngo ubuhanuzi bwemerwa busohoye, ariko ndi guhanura mu ijambo. Ndi kukubwira ngo iyo umaze gutunga umutima uboneye, Imana igutuza ku mutima wayo. Hanyuma nimudatura ku mutima w'Imana, nkurikije ibyago n'ibigeragezo biriho, ngewe abantu bari kumbwira ibibazo byabo ngasanga nge nta n'ikibazo nigeze ngira. Nge nari nzi ko ndi umugore wababaye, wahuye n'intambara nyinshi, ariko nabonye abantu bababaye, ndi gutega amatwi abantu barababaye, abana bato barababaye, abasaza barababaye, abakecuru barababaye. Hari ibyago n'amakuba, hari ibigeragezo utatera urushinge ngo birangire, hari indwara badaha ibinini ngo zikire, hari imanza abantu bari kuburana, hari izindi ziri kunanirana. Nudatura ku mutima w'Imana, nudasara uziyahura, kubera iki? Iyo utuye ku mutima w'Imana, ireba ibiremereye umutima wawe, hanyuma nyine bikajya ku mutima wayo. Bivuga ngo ubu mubona tugenda nta stress, nta bibazo twifitiye, twituriye ku mutima w'Imana. Njya nkunda kubibabwira cyane, kuba mfite abana 5 ndera i Kigali ntakora, ntago ntibindeba mama Charlene, nge ntuye ku mutima w'Imana. Nimba ntuye ku mutima w'Imana rero, saa sita nizigera izi ko bagomba kurya, ninjoro nihagera irabizi ko bagomba kurya, mu gitondo hageze irabizi ko bagomba kugira gute, kunywa icyayi n'umugati. Irabizi ko minerval igomba kuboneka, irabizi. Irabizi iyo nafashe inzira, irabizi ko impanuka zindi imbere. Yego, irabizi muri uyu murimo ko hari abantera amabuye ntago bindeba, irabizi ko hari abansebya, irabizi ko hari abamvuga nabi, irabizi ko hari abandwanya. Bivuga ngo yanteguriye buri gisubizo cy'ikibazo nzahura nacyo. Niyo mpamvu ngomba kuvuga Imana nemye, ubundi naryame merita, nkaryama nkizigura. Ikintu cyose kizaza kinyuze ku Uwiteka, kikamunyuraho kikangeraho, nzahita mvuga intu Uwiteka yakibererekeye, nicyo kunyigisha, kandi nzicara nige neza. Hanyuma nkwifurije gutura ku mutima w'Imana. Iyo utuye ku mutima w'Imana, ugera mu kigerageza Imana yarakweretse uko kizarangira. Ngewe umugabo akimara kunta, ari igihe njya mbwira abantu ngo mujye muvuga mu bike na yejo.
umuntu ashobora guhura n'umucyo ejo hakaza umwijima, nibyo, ariko umuntu ashobora guhura n'umwijima ejo hakaza umucyo. Hanyuma ibi mbigisha ndabizi rero ntago ari ibintu bipfa kunzamo, ngewe mbigisha ibintu nanyuzemo nkabibona. Umugabo akimara kunta yantanye abana 5, nari mfite abana 4 ntwite, anta mu bukode, anta nta yepfo nta ruguru. Abantu rero bagira ibibazo, abantu bagira ibibazo, burya bagira ibibazo pe, bavuga amagambo menshi. Ndashaka kuguha akagero gato. Yo, uriya mugore hazabaho ate? Abana 5 se hazabashoboza iki Kigali? Abagabo b'i Kigali se azabakira? Abasore b'i Kigali yo hazahitagwa yo, haracyari n'umwana yo, we umva bangirira impuhwe. Abandi baramvuga bagira ngo nzagwa, bagira ngo nzaba umusambanyikazi, bagira ngo nzahita nshaka abandi bagabo, bagira ngo nzaba indaya nicuruze, bagira ngo abana nzabatambavemo. Ariko mureke mbabwire, kuko niberaga ku mutima w'Imana, Imana yari byari ngombwa, yari yabibonye nyine isaha ko umugabo agiye, yego. Hanyuma rero yari yaranapanze kera ko umugabo azagenda bikagenda. Ndashimira Imana kuko ibyo banyatuyeho n'ibyo amaso yabo yashatse kureba nta na kimwe kigeze kigaragara. Icyambere, ndi umukristo kandi nzahora ndiwe. Impamvu nkubwira ko nzahora ndiwe, ntuntere ubwoba ngo ntitize, ntunyereke abazimye n'abaguye, ntunyereke abapfuye bakava muri ubu buntu bavugaga kundusha. Niringiye Imana ishobora byose. Imbaraga z'Imana yanjye ntago zijya zinanirwa, ntago Imana ijya imanika amaboko ngo mvuge ngo niyamanika nzagwa. Nzi ko Uwiteka untegesheje ikiganza cye nzakomeza kucyegamira kandi nzabona igihugu. Nishimiye Imana. Hari ibintu najyaga nizera nkabibwira n'abandi, ariko namara kubyizera ibimenyetso nkabibura, inzira zigafungwa, nkasigara mbona Imana izanye zikanyura. Ariko ndashimira Kirisitu, nahamirije abantu ko Imana izabana nanjye kandi yabanye nanjye. Abaje kunsaba abana banjye ngo mbabahe babigabanya ngo babarere, narabangiye babwira ko nzabarera. Ndashimira Uwiteka ko yanshoboje kurera abana banjye kandi bari kwiga, kandi numva amashuri yose ashoboka bagomba kuzayiga kubera Imana. Hanyuma dore impamvu ibibazo bikugeraho bikagutsikamira. Iyo uhuye n'urugamba urarira, wahura n'urugamba ukisabira gupfa, uhura n'intambara ukicuza icyatumye uvuka, ubukene buraza ugahita ugwa, wahura n'ubukene ugahita wirwanirira, uhura n'ikigeragezo ukagwa, waraguye umubiri wose wabaye ibisare, n'ubundi uzakomeza ugwe n'ejo uzagwa. Ariko nutunga umutima uboneye, Imana izagutuza ku mutima wayo kugira ngo ibyakugusha nibikugeraho we kugwa, ibyakuzimya nibikugeraho ukomeze kwaka. Amasengesho uri gusenga bitewe naho utuye arimo gupfa ubusa. Gusenga udatuye ku mutima w'Imana bimeze nko gufata injerekani ukayica icyo hasi ukayishyira ku mugezi ngo niyuzure. Ubwo se koko wafata injerekani ukayica icyo hasi cy'injerekani ukayishyira ku mugezi yazi? Mbese babyita kuvomera mu kiva. Imana niturengere, Imana nibiteho. Nukuri ndagusengera mu kanya, Imana iguha umutima uboneye. Iyo ufite umutima uboneye rero ugera mu kibazo Imana yaramenye uko uzakivamo, ugera mu burwayi izi n'umuti izakoresha igukiza. Amen. Burya abantu bakuburanya yaramaze no gutegura abametre bazakuburanira. Uburyo uburwayi buzi Imana yarateguye umuti. Intwaro ziza kukurwanya Imana yarateguye rata intwaro zo kukurwanirira. Abantu bariyoberanya bakaza kugugusha, Imana iba yarakweretse inzira bazacamo. Niwiturira ku mutima w'Imana
kandi nutura ku mutima w'Imana humura ntacyo uzaba, humura ntacyo uzaba, ntacyo uzaba. Nutura ku mutima w'Imana nta kizaguterura ngo kigushobore. Nutura ku mutima w'Imana nta uzakurwanya ngo akubashe. Nutura ku mutima w'Imana ntago uzacika intege, ntago uzazima. Tugiye gusenga. Ugomba kuba mu gihugu cy'umwuka ariko ufite kugira umutima uboneye. Tuvuze ko kugira umutima uboneye bigutuza ku mutima w'Imana. Icyigisho ni ukwimuka tugatura he? Mu gihugu cy'umwuka. Noneho tubonye ko no kuba muri iki gihugu ugomba kwera imbuto, ukere imbuto. Tugiye gusenga. Ukimara kumvisha ubu butumwa, ndabizi ko mumaze iminsi mumpamagara turimo gufatikanya. Ni ukuri ukimara kubwumva birashoboka ko ahura utapfukama bitewe n'ahuri, ariko gira guca bugufi mu mutima. Bwira Imana ngo ndakora umurimo utariko kubonera ntabyo mfite. Bwira Imana uti kandi no mu masengesho senga uti ntago ndi gusaba uyu mutima, ndi kwishakira iby'uyu mubiri. Bwira Imana uti kandi nawe warabinyimye nuko washakaga ko mbonera. Hanyuma pfukamisha amavi y'umubiri, upfukamisha y'umutima wo wahuri. Hanyuma duhamagara Imana, Mana ya Isaka na Yakobo, Mana y'ubutware n'ubushobozi, Mana y'imbaraga zitarondoreka. Turi mu bihe bigoye kandi biteye ubwoba. Abagaragu bawe baragupfukamiye. Dore buri wese agize guca bugufi mu mutima kubwira ijambo. Tugeze aho intwari zinanirwa, intwarane zikazagishamo imbaraga. Muri uyu mwanya turagusenze. Ijambo ridahinduka, ijambo rizima, ijambo ririmo imbaraga, ijambo ribohora, ijambo rikiza, ijambo rya nyiri ijambo rigeze mu bugingo bwacu. Turagusenze Mana, ndasengera abakozi bawe, ndasengera abahungu bawe n'abakobwa, ndasengera abakijijwe n'abatarakizwa, ndasengera umuntu wese wumvise ubu butumwa. Mana ntumureke, hindura imitima Mana, hindura abanyarwanda bakumenye, hindura abanyarwandakazi. Winjire mu bubari, winjire mwami ahakorerwa ubusambanyi, winjire mu baguye, winjire mu bari inyuma y'itorero. Uwiteka, Uwiteka, kubera ko ndabizi impanda igiye kuvuga. Ndabizi ko impanda igiye kuvuga, ndabizi kuja gutwara itorero, ndabizi ko abanyabyaha bazashya, kandi ndabizi ko abakijijwe bazakubona. Ntihazagira ushya, ndakwinginze Mana, iri jambo nirihindura abantu, uhindure abatabishaka, uhindure n'abakurwanya, uhindure n'abakwanga, uhindure n'abatuka ijambo, uhindure abana bawe Mana, ubagirire imbabazi. Abari mu Rwanda no mu mahanga iri sengesho ryumve kandi bagirire umugisha kuwiteka. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen.